Nge byari amabara nakoze amabara. Nagiye ngiye kurapa. Birangira kurapa binaniye. Ariko kenshi nyine usanga basa nitugoranye. Nakorera indirimbo imwe agakorera ebyiri agakorera album. None ugatanga umubyimba ukavuga ngo ubwo nkora album reka mitegeko runaka. Ugasanga na album itesheje agaciro ariko sibye kabenshi abaproducer benshi bafite bagira n'amabanga kuko bagiye bavuga amabara basani bakorera mu studio nta nazongera kubakunda. Aha bakunzi bahori wacu TV nongeye kubasuhuza ubasuhuza nta wundi n'uyu mureba ari wegewe Rutikanga. Nkuko rero nabibasezeranyije nagarutse kandi ndi kumwe na Jayden Dorapa. Jayden Dorapa mu kiganiro duheruka gukora twaganiriye ku kibazo mbega mu buryo abona niba hari icyo umuziki wamugejejeho mwabashije kubyumva. Ubu rero tugarutse ku kindi kibazo kigira kiti Jayden Dorapa. Yego. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti ese umuziki waba warawutangiye ryari? Umuziki nawutangiye muri 2011. Yego. Mu kwezi kwa 12 rwose. Yego. Nibwo wagiye studio uzitura ikigoma cya mbere? Nibwo narekuye ikigoma cya mbere rwose. Twarakiri kodinze bahita banakiduha. Ibyabaga bitangaje wa mugabo. Nuko binjiraga utazi ibyari byo ni birebire. Mukariko urumva bakoze beat uwo mwanya muri aho ngaho mwise muri codinga kandi muri codinga muri nk'abantu 8. Ubwo noneho haje byari amabara nakoze amabara. Nagiye ngiye kurapa. Birangira kurapa binaniye. Shaba amakorasi. Wa makorasi kabisa. Yesu arabishobora. Korasi narashoboye kuko nari nsanzwe ndirimba no muri korali nta kibazo nagize. Ariko kubera ko bose twari kumwana baraperi nabwa nawe nanjye ngomba kuba umuraperi man. Ebana nkano kuturongo tubiri najya gushira ka gatatu bikanga. Sha bavuga ni none simani ibintu bigenze gute kumbe je sinarinzi ko. Babanza fata umwanya niba ari byo bandika bakabyandika. Nyine bari kumudita byatari. No ko umuntu ari umudive rero nta kintu uri bushyire mu ngo urebe ko wenda agapresiyo kazamuka utari bushyiremo n'icyuma icyuma ibyuma byari bitarabaho ntabwo byari biriho bifite andi mazina ubwo birancanga ati none utawugera utekereze ku bintu uza kuririmba nta kintu ariko dinze bishobora kuzaranya nta n'indirimbo rimwe nkoze kandi birangira producer umurakariye. Oya murandakaye byatari nabwo ni umujinga. Ndakara nyine nshaka bijyanye n'ibyo kwihagaraho by'amaruga. Ndumva ko yanenganyije ariko nahasha nyuma ndavuga ni kabisa. Iri kukora sinayiririmba abandi nabo bungikanyemo ibyabo. Indirimbo irarangira twaneganye no kuri radio DC rwose baranayikina. Ibuka. Barayikina ariko ya baba sha. Nawe utisige wahera. Oya sige wahera. Ahubwo uburyo nari nambaye mujye muri interview icyo gihe. Urumva? Barabwira ati kuririmba kandi twumva twabona guru umuraperi uburyo wifunzemo. Ndavuga ni ntabwo nivuga ko ndi umuraperi batambwira ngo ndape. Wagiye wihishe mu ikanzu. Wihishe mu ikanzu kabisa. Aha hanyuma Jayden Dorapa. Yego. Aho ngaho naho. Reka twongere tubwire abaririmbyi cyangwa abaraperi bajya muri studio gukora indirimbo. Yego. Ajye yumva ko uko agenda bitekereza siko biba biri. Ntabwo ariko biba biri rwose. Ntabwo ariko biba biri kandi buri ikintu cyose no guca bugufi iyo muririmbyi aciye bugufa kumva icyo producer amubwira ibintu bigenda neza kurushaho. Yego. Aha hanyuma rero ikibazo cya gatatu kiragira kiti Jayden Dorapa ufite indirimbo zingahe?
ubu ngubu indirimbo maze gukora ni nyinshi. Ni nyinshi ntago nzibuka izo nakoze zanjye, izo nakoranye n'abandi. Ni nyinshi. Hari n'iziba zikiri muri studio zananiwe kuvamo. Ubu harabuze iki? Hari igihe usanga nka studio wakoreyemo baragurishije ibyuma zibura, izindi ugasanga ufite amadeni wabuze uko uzishyura ngo uzikuremo, izindi ugasanga ni amasampo nyine ntiwazisohora. Urumva ni iki kibazo n'ubundi indirimbo zirahari n'ubu umuntu abacyandika none urumva uko imyaka yagiye ishira, urumva ibintu bimaze imyaka irenga 10 umuntu amaze kugiramo experience. Nibyo navuze ni nta uvuka ngo yuzure ingobyi. Umuntu yagiye rero yigira ku bandi abamubanjirije, no kujya muri studio zitandukanye no guhura n'abaproducer batandukanye, ugenda nyine wiga buri wese ukumva vibe ye, ukamenya ese nguyu burya ikindi kintu nabonye ukuntu umuntu akorohereza cyangwa se atagushyiraho igitsure umva niwe ukunze, ariko wa wundi wagukanze wabubwiye ati oya tawe ugenda utekereze ku bintu ugiye gukora. None iyo ugiye kuri wa wundi wa mu producer wa wundi mukuru uzi akazi ke, ebana kabisa uvuga ati niba ari vasi y'iminota 5 ukayikubita nta kibazo na kimwe ufite, kubera iki aho wabanje guca muri underground nyine muri twemekano nakubwiraga atundi bitango ni mu bikoni twaduho mu studio turaguforma n'icyo tukugira wowe, ariko ugasanga wa muntu afite ipfunwe ryo kuvuga ko yarekodingiye mu komekano, afite ipfunwe ryo kuvuga ngo yagiye kwa DJ Ruti, afite ipfunwe ryo kuvuga ngo yakorewe na runaka, kubera ko wenda we aragenda avuga ngo ndavuga producer wa wundi bazi ase niba yaragukoreye wubatse izina rigahama. Yego wubatse iryo zina ni iki yagukoreye nyine cyakugejeje kuki. Urumva rero ni hatari kabisa. Ndo byoroshe. Ntabwo byoroshye kabisa. None se mu bihangano maze gukora, yego hari umuntu wigeze aguha ubufasha? Abambaye ubufasha ni benshi, ndahera aho ibihangano bihera bikorwa mu studio. Aba producer harimo DJ Ruti, harimo Vava producer. Burya umuntu uzaguhamagara urugero wenda yakoze beat aravuga ati ariko wahamagara umuntu akaza akayiririmbamo, nuko hari ikintu aba yakubonyemo, hari icyizere aba yakugiriye. Rero akenshi twebwe twakoreye ibintu nk'ibyo ngibyo bisa nk'aho ari ubuntu, reka tubyite ubuntu kubera ko wenda rimwe na rimwe n'amafaranga twabitanzeho, ugasanga no mu producer kugira ngo ugere kuri studio yagutegeye hari igihe tutabiha agaciro. None kumva ko muzaguma muri ibyo bintu nyine by'ubujyama urumva my friend, ariko ugasanga kubera ko utabihaye agaciro nta nubwo uzamenya imvune nyiri kuguhamagara yagize, imbaraga yabitayemo, yakoze beat yaguze umuriro akora beat byose. Rabatse none reka mfata abantu 2-3 bahurize mu ndirimbo kubera ko nzi neza ko hari icyo ya ndirimbo izagira gute izabamarira. Akenshi abaproducer nk'abo bamaze n'imyaka irenga 5, 10, 15 ntabwo agikora wa muziki avuga ngo nkeneye amafaranga mbere na mbere, ahubwo aravuga ati reka nze ndebe ko nazamura impano y'uyu muntu, afite impano afite n'ubushake bwo gukora ariko nta bushobozi mu mafaranga afite bwo kwishyura, akamworohereza ati wenda ushobora kwitanga mu bice, ariko akenshi nyine usanga basa n'itugoranye. Nakorera indirimbo imwe agakorera ebyiri, agakorera album, none ugatanga umubyimba ukavuga ngo ubwo nkora album reka mitege kwa runaka, ugasanga na album itashije agaciro ndetse wanze ko nasohoka cyangwa se ufasha muri zimwe muri za ndirimbo wakoreye hahandi kubera ko ntabazimenye ugiye kuzikora ama remix. Urengeze ntabwo mwazita remix kubera ko ntawe wigeze uzimenya wowe. Ntabigeze uzimenya. Yego abifata agategeka akayisubiramo kugira ngo wowe mwaye kukurunda ibitekerezo wamuhaye n'ibyawe beat ni yawe wakazi gacamo rimwe na rimwe ugasanga niyo ndirimbo ni producer ngo bayanditse akenshi na producer bayanditse kuko urumva abafite melody ya ndirimbo iwe nicyo mutandukaniraho. Hari igihe uvuga ati reka nanjye kirimo ibi n'ibi, aho ugasanga niba wateretse ibitekerezo cyangwa producer ukijyanye ahandi none ntunamuhaye na credit yuko ari we nyiri ikintu. Urumva ibyo bintu nyine biba bibabaje, akurumva ugasanga wowe wisibiye amayira, ejo bundi ukeneye ibyo wundi wakubeshye ntiwongeye gukorana, cyangwa se n'amakuru agiye hanze wa mu producer nawe ananiwe kubyihanganira,
ako sibye ko abenshi abaproducer benshi bafite bagira n'amabanga kuko bagiye bavuga amabara abasani bakorera mu studio nta bazongera kubakunda niko kuri none ugasanga na ya credit n'uyimuhaye urubaye nka wa muntu uri kuri yasane amara kwiriraho akagira gute akayimena akayibyenagira rero urumva hari ibintu byinshi tugomba gukosora ku bwacu ku ruhande rwacu nk'abahanzi kugira ngo ejo bundi nujya kureba mu producer umusubiyeho bino nuko umusubiraho umenye uko nyine mugiye gukorana ariko iyo utamubereye inyangamugayo nyine urumva nawe bari ibibazo. Okay, aho nanjye reka mbonereho hari indirimbo nyinshi nagiye nkora ategura indirimbo nk'uko nkahamagara umuntu nzi ko afite impano. Yego. Akenshi hari nabo nagiye nandikira indirimbo nkayikora kuva ku ntango kugeza ku iherezo. Yego. Ukaba ariko nyuma ukabona nta musaruro zabyaye. Kandi icyo bigeze babyitaho kubera ko bitigeze bibavuna. Kubera ko nta gafaranga bigeze bashyiraho nyine usanga kenshi batabihaye agaciro kandi mu by'ukuri cya kintu kiravunanye none bagatekereza mu majoro baba baraye. Aho ngaho ubutumwa nagira ngo ntange. Yego. Nagira ngo mbwire abahanzi twakoranye muri ubwo buryo ko ibihangano nagiye ngiramo uruhare usa n'urwo n'ubundi nzongera mbifate mbihe abazaba bashoboye kuba babikoresha banitegura. Yego banabibyaza umusaruro nyine. Yego. Ambo hanyuma rero reka twongere dushimire abaproducer nabo bagiye bagira uruhare mu gufasha abahanzi hanyuma kandi umuhanzi nawe nubwo yenda haruba koko byaramugoye nubwo atabashije gushimira ariko nibura nadushyire commentaire kuri nashyireho commentaire avuga ati producer runaka ndamushimira yaramfashije. Yego hari no kuntu akorohereza nyine ugasanga rwose n'amafaranga umwishyuye yawarisha ni nko nyine wagurira umuntu wagafanta. Nta kibazo. Reka dusabe abahanzi bagiye babona ubufasha babuhawe n'abaproducer bajye muri commentaire badushyiremo bati producer runaka ndamushimira kubwo gufasha yampaye ku gihangano iki niki. Yego. Nabo baproducer kugira ngo tubamenye niba nadukundira tuzabatumire cyangwa se tubasange tuganire nabo bamenyekane nk'abagize uruhare mu kubaka umuziki kuko hari abandi bantu bavugwa ko bagize uruhare mu kubaka umuziki ariko mu by'ukuri bo kubera ko bateguye ibitaramo bakafasha babahanzi kumenyekana ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo bakeneye guha agaciro wa mu producer umwe igihangano cyavuyeho. Akenshi abo bantu twabise n'ubundi ko ari nk'aba bacuruzi cyayi cyakora n'ubundi afata cya gicuruzwa cye ari we wa muhanzi akacyamamaza none iyo cyamamajwe rero kibona isoko nyine rero producer rwose ameze nk'ikiraro we ntahavugwa n'eskariye ya mbere ahubwo yego. Aha hanyuma rero ese ubona nko muri iki gihe akenshi iyo abantu bakunze kuvuga ko bafite impano akaba igihe cyose yumva ashaka uwamufasha ese urabona umuntu azakora umuziki igihe cyose ariko yabonye ubufasha nicyo gikenewe cyangwa hari ikindi ubona cyakorwa kugira ngo umuntu akore yumva ko ari mu kazi ke atari ubufasha? Nese hari umucuruzi ucuruza ngo ahabwe ubufasha? Bashobora guhabwa inyunganizi cyangwa se tubyita inyoroshyo bakabaha ikibuga cyo gukoreramo nyine ku buryo bworoshye. Ubwo nabwo ni ubufasha ariko inyuma ku kintu kijyanye na financial support bijyanye n'ubufasha mu mafaranga ukumva ko iteka uzakurikira kubera ko runaka yaguhaye amafaranga nubwo nyine nabyo bizabyara amafaranga ariko ni ibintu bihindagurika utavuga ngo ugiye kubyishingikirizaho kuko akenshi na kenshi urebye unabikora udateganya ko ayo mafaranga ari buze. Rero numva ko nta mpamvu uvuga ngo urakora kubera ko wabonye ubwo bufasha cyangwa se ukora uvuga ngo urateganya ubufasha hariya ahubwo ukora noneho bya bindi we wakoze biba ari byo bikugabije ahubwo kuba wanatangamo akazi sibyo utanga akazi kuko umuziki noneho
urenze sinzi ko nabikubwira niba ukora umuziki umuntu ucuruza ibyo kurya azacuruza ucuruza ibyo kwambara azacuruza ucuruza ibyo kunywa azacuruza ukeneye kwamamaza n'ahantu he azacuruza azahamamaza niba ufite n'ikibanza kigurisha ushobora no kuzwa ati iki kibanza turi gufatiramo amashusho y'indirimbo kiri ku isoko sibyo urumva icyo gihe muzamuje rero y'umukomisiyoneri bino bintu byanyu binagera kure ashobora gusanga ari wa mu diaspora nk'uko twabivugaga ufite amafaranga yo kwishyura cya kibanza bagwe niyo pourcentage yawe umuhanzi ariko ukuntu abahanzi nyine bifunga ngo ngiye ngo sinakora aka kazi mani ngo ngiye sinakora ibi ngibi none se mudakora bya bindi twita ngo fucking job uzakuraho amafaranga yo kugira gute yo kujya muri studio igihe cyose twakoze ka kazi bita ko gasuzuguritse ngo ngiye ndakoze izina mani ngo ngiye ngo ndi umusani wa danje mu bikizi igihe cyose twakoze ka kantu kari bugwe iyo amafaranga makeya ari bugufashe kugira ngo nawe wa producer umwishyure bamwe bagiye mu biyobyabwenge abandi bagiye kwijanika mu bujura mu gukora ibikorwa nyine bitagurisha agaciro nk'abe muhanzi kugira ngo bakunde babona ayo bajyana muri studio agahitamo kwibaho kuhitamo kuba yajya ahantu ngo akore isuku cyangwa akore n'ubuyeda hakura amafaranga yo kujya muri studio akoresha yego producer azagufasha ariko ntabwo azakwishingira ku bintu byose ntabwo bishoboka ngo kumenyere uburoso kumenyere korogate kumenyere amazi n'isabune agere no kugwishyira ukavumo uraramo nabigoye rero urumva ntabwo dukeneye ko buri gihe cyose tuzajya duhora duteze amaboko kandi ibyo dukora ubwabyo bibyara amafaranga ahubwo tugomba gutekereza ese ni izihe nzira tugiye gukoresha kugira ngo noneho by'ibihangano byacu na bwa buhanzi turimo bubyara amafaranga bubyara inyungu natwe twiteze imbere duteze imbere imiryango yacu tureke no gusuzugurika rega muri sosiyete kuko kenshi urumva umuhanzi yakoze ijoro ni urugero yaraye muri studio ijoro ntawe uzamenya ngo yariraye usibye we bariraranye n'abandi babone wiri uryamye bavuga ngo ariko abantu ni ingarisi ni abanebwe niba bazavaho niba bagiye muri ayo marigara yabo kuko iryo joro baraye bakora barananiwe nyirabyo ariko ntabwo bitaye ku nyungu zawe mu gihe cyose za nyungu zitaragira icyo zibyara yego sibyo ndumva rero ntabwo twakabaye tubaho duteze amaboko tuvuga ngo dukeneye ubwo bufasha ubwacu turangiza twirememo ubwacu bwa bufasha mu kimwe kwa gukorera hamwe buri wese akaza umugabane we nashaka ubushize ushobora no guhera ku giceri cy'ijana waba no muhere ku giceri cy'ijana muri abantu 10 ubwabyo mureta mubyara iki igihumbi icyo gihumbi cya buri kigira gute kiremera none bya bihumbi cya gihumbi kiva mu buri wese bati ndatanga contribution y'ibihumbi 10 ku bantu 10 n'ibihumbi 100 ibihumbi 100 byakuremera ubuzima siyo duteze amaboko ku bantu rego umuntu azagufasha kubera ko nawe wifashije ariko bavuga ngo Imana ifasha wifashije sibyo ntabwo ari ngombwa ko duhora duteze amaboko rero ngo tuzakora umuziki cyangwa tuzakora ubwo buhanzi bwacu ariko twabanje kubona iyo nkunga rwose ntabwo ari ibyo n'uwabyumva gukundi ntabwo ari byo ni naho hava kagasuzuguro nyine no kwisuzuguza urakoze cyane reka tuhere ko tubonereho no kugaya abantu bagiye bahabwa ubufasha bwo gukora nk'uwo muziki yahabwa ubwo bufasha yenda ari n'ubufasha bufatika ari n'amafaranga afatika yagafashije abahanzi benshi ahubwo agahita none hanayajyana mu bindi bitari na wa muziki bivuze ngo rero ari we ari n'umufasha bose sinzi uburyo umuntu yabafata umufasha umunyuzeho iyo nkunga reka tubivuge gutyo kuko rero abamufashe kugira ngo afashe abandi umunyuzeho izo nkunga yakabaye kuko kenshi hari n'igihe usanga uwo muntu banyuje iyo nkunga atari n'umuhanzi ndetse niba atari umuhanzi nyine azamenya akababaro k'abahanzi gute nyine nicyo mvuga uwamunyujeho iyo nkunga kenshi icyo nongeye ni nko kuba aba yamuremeye abicishije mu buhanzi ariko mu by'ukuri afashije umuntu utari umuhanzi nongeye kukunganira mvuga nti umuntu wamuhaye inkunga yakagaruka kuri tele akaza akareba umuhanzi n'ibihangano bye akamenya ko byashaka bikaba nka kontra mukanasinyana sibyo kuko buriya nanone ikintu kitarimo inyandiko akenshi ntabwo gihabwa agaciro nimwe mukamanuka mukagirana amasezerano y'imikoranire n'uwo muntu umuhanzi nyine nyir'ubwite atavuga ngo barabinyuza ngo kuri runaka nawe azagera kuri runaka muzanire wa muhanzi uko bagenda hazamo abantu basa nk'aho ari ikiraro
buri wese akuraho umugabane we ukazasanga nawe yakunga ugena wa muhanzi niba tubare ko yari nkunga 100%, umuhanzi afashe 30% kandi bashaka kumubyaza 100%. Ndumva rero byakabaye byiza ko wa muntu cyangwa se cya kigo cyatanze ubwo bufasha cyangwa iyo nkunga bakabaye bivuganira n'umuhanzi ku giti cye. Okay, urakoze cyane, reka tube dusoreje aha turongera mu kindi kiganiro. Okay, murakoze.